Nyagasani Yezu nabane namwe. Magambo yo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe umunsi w'isukurwa ryabo wategetswe na Musa uragera. Ababyeyi ba Yezu bamujyana i Yerusalemu kumutura Nyagasani nk'uko byanditse mu itegeko rya Nyagasani ngo umuhungu wese w'imfura azaba intore y'umwihariko wa Nyagasani. Bari bajyanywe kandi no gutura igitambo cy'intungure ebyiri cyangwa intume ebyiri bakurikije itegeko rya Nyagasani. Icyo gihe i Yerusalemu hari umuntu witwaga Simewoni. Yari intungane kandi yubaha Imana. Yari ategereje ihumure rya Isiraheli kandi Roho Mutagatifu yari amurimo. Byongeye Roho Mutagatifu yari yaramuhishuriye ko atazapfa atabonye Kristo wa Nyagasani. Nuko Simewoni aza mu ngoro abibwirijwe na Roho Mutagatifu igihe ababyeyi b'umwana Yezu bamuzanye ngo bamurangirize ibyategetswe. Nawe amwakira mu biganza bye yashimira Imana avuga ati, Nyagasani, noneho sezera umugaragu wawe mu mahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye yabonye agakiza kawe wageneye imiryango yose. Niwe rumuri ruboneshereza abanyamahanga, akaba n'ikuzo ry'umuryango wawe Isiraheli. Se na nyina batangazwaga n'ibyo bamuvugagaho. Nuko Simewoni arabashima, maze abwira Mariya nyina wa Yezu ati, dore uyu nguyu yashyiriwe kubera benshi muri Isiraheli impamvu yo korama cyangwa gukira. Azaba n'ikimenyetso bazagiraho impaka. Nawe kandi inkota izakwahuranya umutima, bityo ibitekerezo biri mu mitima ya benshi bigaragare. Hakaba n'umuhanuzikazi Ana, umukobwa wa Fanuweli wo mu muryango wa Zeri, yarageze mu zabukuru. Nyuma y'ubusugi bwe yamaranye n'umugabo w'imyaka 7, hanyuma bumupfakazi kugeza mu kigero cy'imyaka 84. Ntiyavaga mu ngoro, agakorera Imana umunsi n'ijoro, asiba kurya kandi asenga. Nuko umwanya nawe arahagoboka, tangira gusingiza Imana no gutekerereza iby'umwana abari bategereje gukira kwa Yerusalemu. Bamaze gutunganya ibyategetswe na Nyagasani, basubira mu Galileya mu mujyi wabo wa Nazareti. Nuko umwana arakura, arakomera, abyirukana ubwenge, yuzuye ubwitonzi, afite n'ubutoni ku Mana. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Nababonaga ndi umwana muto, nza no kumenya ko ari bo bafashije mama kumbyara. Nkabona baza no kudusura mu rugo, banyita umwana wabo. Nkabikunda cyane. Nkabona kuri paruwasi no kuri santarari bategura indabyo mu kiliziya, bigisha agatigisimu. Nkabona kwa muganga baravura abasaza, baravura abakecuru, bagasura abanyantege nke. Rimwe na rimwe nkabona bubakiye n'abantu batishoboye amazu, ngatangara cyane. Nawe bikira nakuze mbona muri paruwasi nkomokamo. Ngeze mu mashuri yisumbuye, ikintu cya mbere cyantangaje ni ukubona ishuri ry'abafurere, animatrice ari umubikira utari umunyarwandakazi ahubwo umutaliyani kazi. Ni nawe wari muganga w'ishuri. Abana n'undi mubikira wo muri Venezuela, n'undi wo muri Senegal, umunyarwandakazi. Ku ruhande rw'abafurere naho hari abanyarwanda
Ababiligi, Abadage, Abespanyol n'abo muri Kongo. Gatangarira ukuntu abantu bavuye mu bihugu bitandukanye nk'uko nguko baza kutwitaho, kandi abanyeshuri twari abanyarwanda gusa. Abana bararara amajoro, baraza kureba ko twize, baratujyana gukina, baradutembereza. Ikintu ntazibagirwa n'ukuntu bigeze kutujyana mu rugendo nyobokamana Kibeho. Icyo gihe yabigaga muri cycle supérieur kuva mu wa kane kuzamura. Ntangazwa nuko igihe cyo kurya kigeze, ye kubona mbona bazanye buri wese bagenda bamuha ibiryo. Ibyo byatekawe byari bitaramenyekana cyane. Buri wese bamuhaga gasanduku ke. N'ubwa mbere nayo ndiye sardine. Sardine irimo n'umugati, hanyuma mbona batuzaniye n'amagi, batuzanira n'imbuto. Hangarira ubwo buzima bw'abo bantu. Ikintu cyatangaje rero, cyangwa se wagira ngo Nyagasani yari azi impamvu, hano hambere nabonye akazi nkirangiza secondaire, hari mu kigo yari centre social. Nanone umuyobozi yari umupadiri w'umutaliyani yungirijwe n'umunyekongo. Iyo centre social yagiraga abana b'imfubyi bagera muri 600. Ukabona bararara amajoro bita kuri abo bana, natwe twakoragayo. Aribo bana bose babona nka papa. Birantangaza cyane, shimira Imana kubera bo. Aho nagiye kwiga mashuri ya filozofiya, ndabarinda amazina y'abantu n'ahantu, menya atari ngombwa cyane ubu ngubu. Aho twari abanyeshuri bo mu bihugu bitatu bitandukanye, ariko abarimu batureraga, abihaye Imana bari barimo batwigishaga, batureraga, tabaza aba professeur b'abarayiki bavaga mu bihugu 9 mu miryango ngira ngo 6 yabihaye Imana itandukanye. Atangarira rwose ubwo bwitange bwabo. Aho nize teologiya, ikintu cya mbere cyantangaje n'ahandi twari abaseminari bava mu bihugu 10 bitandukanye. Nkibaza nti yenda abanyarwanda wasanga abantu baraje bakaturagira, n'abase wo muri ibi bihugu nabo baraba umuntu waragira isi yose bigacamo yabaza ubwenge, uwo ngubundi nakamukurikiye nimba koko ari no kuturagira. Mbona nabo bapadiri batwigishaga, batwitaho, igihe kibiruko bakagutegera indege ukataha iwanyu. Ababyeyi utanababajije n'igiceri cy'icumi cyo kongeraho. Kubera iki? Bafitemo ihe nyungu, none badahembwa ntacyo bari busagureho. Ndi munsi njyana muri monasteri, asanga abamunaki 60. Nta gihe kinini gishize ngiye muri iyo monasteri. 60 ni muri uyu mwaka mu ntangiriro zawo. Abamunaki 60, abasaza bo mu myaka yo hagati n'abasore bavuye mu bihugu bitandukanye. Tumva narabaje bakambwira ko bakomokaga mu bihugu 7.
nkareba abasaza, aba basaza baribeshye, n'abo bo mu myaka yo hagati baribeshya, n'aba basore baribeshya. Ngira amatsiko ku meza, nagize amahirwe yo gusangira nabo, nicarana n'uwari muto muri bo, sore imyaka 23, wenda muvuga imyaka 23, vuka mu gihugu cya Portugal. Ndamubaza nti wansangije niki cyatumye wumva ushaka kwiha Imana? Arambwira ati padiri rero jyewe nakuze mbere numva nzaba padiri n'ababyeyi bakanshyigikira, nyamara munsi umwe naje gukora umwiherero aha hantu nanze kubabwira, numva Nyagasani ampaye umuryango, ampaye abavandimwe. Ati ikindi utazi nuko jye navutse ndi ikinege. Muri monasteri nabonye, numvise Nyagasani ambwira ko nubwo navutse nk'ikinege ku maraso, adashaka ko nzapfa ndi ikinege no kuri roho. Mbona abavandimwe benshi, mbona umuryango, kandi ndebye ukuntu bakira abantu bose b'imyaka yose, b'amahanga yose, b'indimi zose, numva Nyagasani arampamagarira kugira abavandimwe bataraba amaraso, ahubwo abavandimwe muri Yezu Kristo. Ati ndi umumonaki kandi nishimiye kugira abavandimwe muri kiliziya no ku muvandimwe wa benshi, ntarebye igihugu, ntarebye uruhu, ntarebye ururimi. Kubera iki mbabwiye ibyo byose? Nukugira ngo nawe nubishobora, utitaye kuba kubwira ibi cyangwa biriya, abavuga ibi cyangwa biriya, iby'ukuri cyangwa si ibinyoma, n'abagome bavuga nabi, bakunda amafaranga, bagiye muri bizinesi, basambana rwihishwa, banga kubyara bagatwara abagore b'abandi, basi utitaye kuri ibyo, wibwize ukuri mu mutima wawe, wibuke urugendo waba warakoranye, cyangwa se ubuhamya waba uzi ku mubikira runaka, ku mufurere runaka, ku mupadiri runaka, maze uyu munsi ushimira Imana hamwe nawe kandi umusabire. Wibwije ukuri, wasanga hari uwihaye Imana byibura umwe, waba warabimenye cyangwa utarabimenye, wagize uruhare mu buzima bwawe kugera ubwo wicaye ahangaha. Uti jyewe ntawe nzi, kandi nurimo gutura igitambo cy'Ukaristiya ari uwihaye Imana, yenda umwihorere, ariko byibura ukaho wize. Ati n'ukuntu directrice yagiraga amahane kutahavuye se, yenda ushobora kuvuga uti nkajya hehe se, nyamara ariko ayo majoro yararaga, yashoboraga no kuba yarahisemo gushaka umugabo, akaba arimo yarara ari kumwe n'umugabo we cyangwa se n'abana be. Nyamara Nyagasani yamuhaye iyo ngabire y'ububyeyi ndengakamere n'ubuvandimwe ndengakamere, kandi amwibutsa ko guhana no gukunda ari indatana. Amwibutsa ko atagombaga kurera abajeyi, yaza kurera abajeyi ntabwo uba uri uwo uriwe uyu munsi. Yenda wasanga utarize mu ishuri ry'abihaye Imana, tekereza byibura centre de santé runaka waba warizemo, wibuke uriya mubikira urimo witanga, tambuka utwana twose tubona mama, utige ntawe mpuriye nabyo. Wikwireba wowe wenyine, urebe n'abandi bavandimwe bawe. Ariko hari abo bakora ubutumwa bugaragara, ntiwibagirwe abahitamo kumara imyaka yawe ubuzima bwabo bwose bari ahantu hamwe, bagamije gusabira isi, bagamije gusabira kiliziya, tutababona. Na bamwe mu batagatifu bakomeye babayeho ubwo buzima. Tereza w'umwana Yezu ntiyigeze asohoka muri Karumeli, yabayeho asenga, asabira isi, asabira abogeza butumwa, asabira kiliziya, asabira jyewe nawe. N'uyu munsi aho ari mu ijuru aradusabira. N'abandi,
Tereza wa Avila, Yohani w'umusaraba, bo ni abakarume n'abakarumerita. Ariko hari n'imiryango nk'aba Clarisse, aba Visitandine na muramuzi Margarete Maria Alacoque. Turi muri Bibiliya imyaka 350 Yezu Kristu ayishuriye urukundo ruhebuje ruri mu mutima we, mu Bikira mu Visitandine kazi, amabanga ari mu mutima we. Pari umuniyari mu gihugu cy'Ubufaransa, basenga basabira isi. Cyazana ngo tujye tubibuka, tubasabire. Yubona umusaza w'imyaka irenga 80 hafi 90 yicaye mu kagare bamusunika nk'umwana, ariko yasohora ijambo, yavuga isengesho, yatanga umurongo ukumvwa n'isi yose. Nahoze nibaza kuki bishoboka bite ko Nyagasani ashobora kwemera gukoresha abantu b'abasaza b'abanyantege nkeya z'umubiri. Nibuka igisubizo nakihawe n'iribaruwa Paul Mutagatifu ubwo yanditse ngo Nyagasani yagira ngo hari tutaziratana imbaraga zacu. Mu bintu nifuzaga nshimira Imana yampaye, uyu munsi niyemeje kubaho ubuhamya, mbega ubuhamya bubaye burebure. Nigeze kugira umugisha wo kubonana na Papa Francisco, no guhura nawe, no kuramukanya nawe, no kuganira nawe duke. Umwaka ushize mubona kuri televiziyo, nabonaga ari umusaza ugwa, yewe wanakoraho agahirima, ariko yamfashe ikiganza cugushije, numva imbaraga zirimo. Icyantangaje ntabwo ari izo mbaraga z'umubiri, ni inseko ye, n'ukuntu agusuhuza amwenyura, akubaza ikibazo, ashishikajwe n'igihugu cyawe, ashishikajwe n'ubutumwa bwawe. Kubera iki umusaza w'umunyargentine yashishikazwa n'ibibazo by'urubyiruko rw'u Rwanda, akumva bimuraje ishinga? Yabibwiwe n'iki? Kuki ashobora kumara iminota aricyo kimwicaje? Kristo Yezu akuzwe. Iryo ni ibanga ryo kwiyegurira Imana, iryo ni ibanga ryo kuba uwihaye Imana, ibyo ni ibyishimo byo kuba uwihaye Imana. Iyo ngabire idasanzwe itanga ububyeyi ndengakamere, ku buryo na papa wawe wakubyaye, ejo nari ndi kumwe na papa umbyara, akubwira ngo padre papa, uhinduka umubyeyi wakubyaye. Iryo ni ibanga ryo kwiyegurira Imana. Ibanga ryo kwiyegurira Imana rishingira ku buvandimwe ndengakamere. Hariya hari ababikira, uza kumusuhuza aravuga ma sœur, Abongereza bati sister. Ubu mwese umuvandimwe, ubuvandimwe budashingiye ku maraso, budashingiye ku ibara, budashingiye ku gihugu, budashingiye ku babyeyi, ubuvandimwe, ikimenyetso cy'ubuvandimwe muri Yezu Kristo. Iryo ni ibanga ryo kwiyegurira Imana, iryo ni ibanga ryo guturwa Imana, aho wakiriwe umuhamagaro ahitamo rwose kuberaho Imana n'abantu, ariko cyane cyane kubana na Nyagasani. Yige mu iseminari nkuru habura nk'imyaka 2 ngo nsoze, umwarimu umupadiri watureraga mu biganiro bagirana n'abaseminari buri kwezi, mu seminari ahura na formateur kugira ngo barebe aho ibye bigeze, ko yevoriwa, uko akura, uko azamuka. Arambaza Alexis, mbwira mu by'ukuri urashaka kuba padiri? Ndabishaka rwose. Abari mu myaka isoza aho bababaza ibibazo byinshi, ngaho ngera umbwire impamvu ushaka kuba padiri. Ndamubwira nti nukugira ngo nitangira abantu nta kinziga. Kugeza icyo gihe nicyo kintu cyari kindi mu mutima, Rangije arambwira ati cyo ntabwo gihagije, genda ufata ukwezi ubitekerezeho, ukwezi ni kurangira aricyo kikuri ku mutima, tuzagutegera indege usubire iwanyu. Ngira ubwoba. Abonye ko ngize ubwoba, ama Ivanjiri ya Yohani umutwe wa mbere
ngo njye kwizirikana. Itangira igaragaza igice yampaye kirimo Yezu kwigira umuntu kwa jambo, ariko hagakurikiraho Yezu Kristo atora intumwa ze enye za mbere. Nuko nsangamo ijambo rivuga intumwa zibaza Yezu ngo utuye he. Yezu Kristo arababwira ati muze murebe, ngo nuko bagumana nawe. Nuko muzanira iryo jambo arishima. Ansobanurira ko kwiha Imana mbere na mbere, imbaraga zo kwiha Imana, intsinzi, ibyishimo by'uwihaye Imana bidashingira byanze bikunze mu byo yakoze, kuko hari na byinshi ashobora gukora abantu ntibabibone. Yewe rimwe na rimwe n'abirengagije inshingano zabo bashobora kubyitira ko ari uko Masera atabikoze, kandi Masera ntabihemberwa, arabyitangira. Ariko kugumana na Nyagasani niyo ntsinzi ya mbere, nicyo cya mbere dukwiye gusabira uwihaye Imana. Arambwira ati rero niba ushaka kuba umupadiri mwiza, ntabwo ndabigeraho ariko nicyo cyifuzo cyanjye, niba ushaka kuba umupadiri mwiza uzajya ufata umwanya uhagije wo kugumana n'Imana. Muri iyo vanjiri bavuga ngo uwo munsi bagumana nawe, gufata umwanya wo kugumana n'Imana. Abo bantu rero Nyagasani ahamagarira kugumana nawe, tujye tubasabira ubudahemuka. Basezerana iki? Ubusugi n'ubumanzi, birumvikana, ukumvira ndetse n'ubukene. Atari ukuvuga ko ari intungane, ngo busugi nk'ikimenyetso cy'isuku y'umubiri n'iy'umutima, ariko no kwakira ingabire y'ububyeyi ndengakamere. Pawulo Mutagatifu yandikira Abanyakorenti, baruwa ya mbere umutwe wa 7, rimwe mu magambo nkunda ryanshituye, ngo washatse ayibikanira gushimisha uwo bashakanye, ariko utarashatse ayibikanira gushimisha Nyagasani. Yezu Kristo nawe mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 19 ati hari abavutse ari ibiremba, hari ababigizwe n'abantu, hari n'abigize batyo kubera ingoma y'ijuru. Kumvira. Pawulo Mutagatifu yandikira Abanyafilipi mu mutwe wa 2 yaravuze ati nimugire mu mitima yanyu amatwara ahuje na Yezu Kristo ubwe. Ayo matwara ya Yezu Kristo ni ayahe? Yezu Kristo yemera kuba agahinja, nyina Mariya na Yosefu bakajya kumutura mu ngoro, bagatura ituro ry'abakene. Muri iryo jambo duhita tuzirikana uko ubwo bukene bw'abihaye Imana badatunze ibyabo, ahubwo n'ibyo bakira babyakirira abandi. Nzi umupadiri ukora akazi kamuha miliyoni zirenga 3, tumwayoherejwemo n'umwepiskopi, ariko argent de poche yakira ni nk'iy'abandi bose, nta n'imodoka ye bwite agira. Kristo Yezu akuzwe. Murabizi ababikira b'abadirektrice w'amashuri umenya batagira n'amakonti yabo, yewe nabo bakora ubutumwa hano ka contribution cyangwa se udufaranga duke paruwasi baha kumenya amabanga, ni kuri konti y'umuryango, ntabwo ari ya Sera Anastase ukora hanga. Kubera iki umuntu ashobora kubaho ari umukene kandi akora, asaba ibyo akeneye, kandi ahubwo nawe abiha abandi? Yezu Kristo bitangamo urugero, yemera guturwa aherekejwe n'ituro ry'abakene, inuma y'intunguro, akemera kubyarwa, akemera kumvira ababyeyi. Ayo masezerano y'ubukene nayo kumvira ndetse nayo busugi tujye tubasabira kuyabaho indahemuka, kandi tubabone mu bo bari bo koko, mu bo bari bo koko. Hari umupadiri wigeze kuvuga disikuru yahawe upadiri, avuga amagambo akomeye, ariko rimwe muri ayo magambo niririkurikira. Twakunda abantu bavuga bati mu gusoza ijambo ryanjye rero ndagira ngo ngira icyo mbisabira. Rangije abwira bari aho ngaho ati muzamfashe kandi munyemerere kuba padiri. Abantu benshi ntibamenye ibyo yavugaga.
bagira ngo batazamubonamo umucamanza. Ntabwo padiri aba agiye gusimbura abacamanza. Batazamubonamo Banque Nationale du Rwanda cyangwa se banke iyo ari yo yose. Batazava bamubonamo uwo atari we. Batazamubonamo umugabo w'igitangaza ku wabuze umugabo cyangwa se ku wo bitagendekeye neza. Iryo jambo abantu baryumvise ryabaye nk'iribakanga, ariko umenya dukwiye no kubafasha kuba abo bari bo. Nigeze kujya gusura abantu mu byishimo byabo, bati rwose uranywa kariya. Ntibuya, reka tugeze aho tugomba kugeza. Shimishwa n'ukuntu bumviye iryo jambo. Ariko hari n'ababikora bagamije gufata ka video, gufata agafoto, bati dore yarangiye, bureje azatwigisha iki. Atari uko yamuzimaniye, ahubwo hejuru yo kumuzimanira yamunywesheje. Kristo Yesu akuzwe. Ndibuka umupadiri wigeze kuduha ngiye kuvuga ngo nagakoryo. Yabonye umwana w'umukobwa waruje kuri paruwase, areba ukuntu yambaye, rangije aramubwira ati rero genda muri abakozi hagira uguteza ka isharupu kenyere, hanyuma uze umbwire icyo ushaka kuvuga. Hari n'abantu baba bafite target ngo kugira ngo barebe nawe reactions. Iyo mitego si ngombwa. Kristo Yesu akuzwe. Iyo mitego si ngombwa. Uyu munsi rero kuzirikana ku muhamagaro kwiyegurira Imana, tunazirikana Yesu Kristo aturwa mu ngoro, unatubera umwanya wo gusabira abo bose mu ntambara z'ubuzima barwana nazo, ariko natwe no kwisabira. Tuzirikana ko natwe twegurira Imana rwose. Muri batisimu twahawe yatugize abasaserdoti, abahanuzi ndetse n'abami. Tuzirikana ko nka Yesu na Bikira Mariya natwe abadukomokaho duhamagarirwa kubegurira Nyagasani. Ntabwo umwana wawe ari uwo gutanga w'igitambo mu bapfumu, ari uwo gukora imihango ya gipagani, no kwegurira Imana rwose. Ijambo ry'Imana ryabiduhayemo urugero. Yosefu na Mariya babiduhemo urugero. Nyamara muri iki gihe uzumva ababyeyi benshi badashaka kubatirisha abana babo, badashaka kubajyana gusenga kubera impamvu nyinshi sinzi isubiramo. Bamwe bati bazihitiramo. Harabona igeze kubwira nti ushaka ko abana bawe bazihitiramo, komere bishyire mu buryo bwose. Ntuzongere kubagurira umwenda batarageza igihe cyo kwihitiramo amabara bakunda. Nzakwemera koko. Ntuzongere kubajyana ku ishuri batarageza igihe cyo guhitamo ishuri bakunda. Ntuzongere kubagaburira batarageza igihe cyo guhitamo ibyo kurya bishimira. Niba dushaka kuko uburenganzira bw'abana, tuzirikane ko no kubarera Gikristo ari uburenganzira bwabo. Inzitwazo zatuma tutuzuza izo nshingano, nanze kuvuga ngo tuzazibazwa n'Imana kugira ngo hatagira abavuga ngo padiri aduteze iminsi. Zaburi twazirikanye nayo yatubwiye byinshi. Ikuzo niriharirwe umukiza uturutse ku Mana, niriharirwe uwoherejwe na Nyagasani. Ubuzima bwo kwiha Imana, ubuzima bwo kwiyegurira Nyagasani ni umuhamagaro usaba abawinjiyemo kuba koko ikimenyetso cy'ikuzo ry'Imana mu bantu. Niyo mpamvu uzasanga icy'ingenzi atari imyanya. Ushobora kuba afite n'umwanya ukomeye, ariko ni ubutumwa. Tujye tubasabira kandi kuba koko ikimenyetso cy'iryo kuzo. Hanyuma kandi mu mibereho yabo bagaragaze ko Nyagasani ashaka kwakira bose nk'uko yabigennye. Umuhanuzi Malakiya umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugera ku wa 4 yatubwiye amagambo akurikira.
nyagasani uhoraho aravuze ati ngaha ngiye kohereza intumwa yanjye kugira ngo ntunganyirize inzira. Nibwo uwo mutegetsi mushaka azaza mu ngoro ye abatunguye. Koko rero umumarayika w'isezerano mwifuza ngo yaraje, uwo n'uhoraho umugabo w'ingabo bivuze. Ninde uzihanganira umunsi azazaho? Ninde uzakomeza agahagarara igihe azigaragariza? Azaba ameze nk'umuriro w'umucuzi cyangwa nk'isabune y'umumeshi. Azicara hamwe kugira ngo ashongeshe kandi asukure. Uwo mukiza ni Yezu Kristo. Yaraje yigira umuntu, abana natwe, kandi n'uyu munsi arabitwereka kuko ari kumwe natwe mu gitambo cy'Ukaristiya, abana natwe muri liturujia. Ariko yanashatse ko abihaye Imana n'abasaserodoti baba ikimenyetso cy'uko ari rwagati mu bantu, nk'umubyeyi ndengakamere kandi nk'umuvandimwe. Abaha n'ubutumwa bwo kumwegereza benshi no kubafasha kuronka umukiro. Ibaruwa yandikiye Abahebureyi twazirikanye umutwe wa 2 murongo wa 14 kugera ku wa 18 twumvise amagambo: bavandimwe, ubw'abana bafitanye ubumwe bw'amaraso n'umubiri, Yezu nawe yasangiye nabo ubwo bumwe, kugira ngo mu rupfu rwe atsiratsize umugenga warwo ari wo Sekibi, maze abohora batinyaga urupfu rubahoza mu bucakara igihe cy'ubuzima bwabo bwose. Kuko ntiyaje atabaye abamarayika, ubwo yaje atabaye inkomoko ya Aburahamu. Ku Yezu Kristo ntiyaje atabaye abamarayika, yaje atabaye twebwe abantu, kandi yaje kugira ngo dukiri. Tunamushimire rero ko umurimo wo gukiza, uwo murimo wo gutabara, umurimo wo kurengera abantu anawunyuza ku bantu b'abanyantege nkeya. Paul Mutagatifu ati baratwica umusubizo, twicwa n'inzara, turatotezwa ariko ntidutsiratsizwa. Tubasabire rero gukomera kuri uwo murimo mutagatifu wo kuba ikimenyetso cy'ineza n'urukundo rw'Imana mu bantu, ndetse no kuba ikimenyetso cyo gutabarwa kw'abantu bikozwe na Yezu Kristo ubwe kandi abibakoresheje. Musaza Simeon asingiza Imana abonye Yezu Kristo aturwa Imana mu ngoro. Ngibyo ibyo natwe dukwiye gukora igihe twumvise umwana, umusore, inkumi bavuga bati nanjye ngiye kwiyegurira Nyagasani. Bikwiye kutubera impamvu yo gusingiza Imana, aho gutangira ngo ubwo ntacyo uzamarira so, ubwo nta kuzukuru, ubwo nta mukazana. Abantu bose batihaye Imana barashatse, Kristo Yezu akuzwe. Cyangwa se abantu bose bashatse barabyaye, cyangwa se abantu bose batasezeranye ubukene ni abakire, Kristo Yezu akuzwe. Ninde ukubwiye ko uwo mwana wawe azaguha umwuzukuru byanze bikunze, cyangwa se azaba umukire byanze bikunze? Cyangwa se niba nakize, ni iki kikubwira ko umukazana wawe azatuma aguha n'igiceri cy'ijana? Cyangwa se umukwe wawe? Abantu bose bafite abana b'abakire barabakijije. Wamuretse akubahiriza icyo Nyagasani amwifuzaho, ko wasanga aribwo bizakugira akamaro, wasanga azagusabira, wasanga uti kundi umujene ndahangaha nabwirwa n'iki ko Nyagasani ampamagarira kuhimana. Ntabwo biza ngo Nyagasani uzarebe nimba Nyagasani aragukiza icyo cyifuzo mu mutima, ntuzakirwanye. Ariko icyo cyifuzo wifitemo uzumve nimba gihura n'ikijambo ry'Imana rivuga kandi kigamije gusubiza ugushaka kw'Imana. Hanyuma uzegera undi mu protagoniste wa vocation cyangwa undi ugira uruhare ni Kiliziya, umusaserodoti runaka, undi runaka wagufasha gushishoza kuri umuhamagaro. Hanyuma uzarebe wumve nimba icyo cyifuzo n'icyo ushaka biguhaye amahoro. Kandi koko kimwe mu bigaragaza ko Nyagasani yaguhamagaye aguha n'ubushobozi bwo kubigeraho. Uzarebe nimba ubwo bushobozi bufite. Nimba bavuze bati kugira ngo ujye mu seminari nkuru ugomba kuba ufite aya manota, nimba utayafite nyine n'ikimenyetso cyo kudahamagarwa aho ngaho. Nguko nitonda se, oya, ubushobozi ntibuhari.
Nyagasani yaguhamagaye atanga n'ubushobozi, musaba ahubwo abugushye. Niba bavuze bati agomba kuba yaratsinze neza amasomo ya filozofiya, bati wa museminari bamwirukanye kandi yitondaga 10, ntabwo yatsinze. Byibura hari bigaragara inyuma nibyo abantu baheraho bafata icyemezo. Kristo Yesu akuzwe. Hanyuma kandi uzarebe nimba icyo cyifuzo kiguha ibyishimo n'amahoro mu mutima wawe, kandi ibyo wifuza kugeraho n'uyu munsi wabigerageza. Biragoye ko wavuga ko ushaka kwitangira kujya mu muryango ufasha abakene yewe n'uciyeho kumusuhuza bigorana. Urwo rukundo rwa kivandimwe ruhera aho ngaho. Biragoye ko wavuga ko ushaka ko umusaserdoti utabona kiliziya nk'umuryango wawe ndetse nk'umubyeyi wawe ukwiye kwitangira. Uzegerera abagufasha kandi uzasenga utagize ubwoba. Hari ibyishimo, hari umunezero, ariko Yesu Kristo ikintu yasezeranyije abo ngabo bamukurikiye ngo nuko azabagororera karijana, ariko hejuru ibyo ngibyo akabaha ubugingo bw'iteka. Nuko ibyanditswe bitagatifu bivuga ngo nubwo bwose n'ibitotezo bitazabura. Nyagasani aho umugisha amagambo tumaze kumva yera imbuto mu buzima bwacu, kandi amahoro y'Imana arenze icyitwa ubwenge cyose asendere mu mitima n'ibitekerezo byacu muri Kristo Yesu.